Abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe. Nitwa Uwanyirigira Beatrice, nyobora umudugudu wa Kabutare mu kagari ka Bwerankuri, umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Abaturage barantoye ariko kubera kurengerana rya hame rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye umugore ijambo, mbanza kugira ubwoba muri gihe ariko nkubitiyeho yuko nyakubahwa yavuze ati abagore mufite ijambo. Ndavuga ni kuva abaturage bambonyemo icyizere reka no kubatenguha reka njyemo ndebe. Mbogamizi mbanza guhura nazo kuyobora cyane cyane wenda nk'abagabo, ukavuga kuba wabwira umugabo uti kora iki jya mu muganda, akabigiye mbanza kubivuga nigengesereye, ariko kubera imikorere n'imbuto zavaga mu byo nakoraga cyangwa se nababwiraga biza kuza gutuma uko batari banyiyumvamo cyangwa se bampingaga, ariko nza kuza kubemeza kubera ibikorwa n'ibitekerezo. Kugeza ubu umudugudu wacu niwe urimo kwesa ibikombe hariya mu murenge wa Kigarama. Tumaze gufata ibihembo inshuro zigera kuri 4 imyaka yikurikiranya. Hari ibihembo by'amafaranga twabonye, hari nanone ibihembo bya laptop twabonye. Laptop tuzibonye 2 twikurikiranya. Ibyo rwose byo gutekereza ko kuyobora umudugudu cyangwa se ikindi bitatuma hari ikindi ukora ni ukwibeshya, kuko giye ubundi ndi umunyabukorikori, ndikorera ku giti cyanjye, ibintu byose ni gahunda ni hisa. Noneho rero simfe nuko nabandimo kwikorera n'uwabakorera abandi ntago byamubuza. Abagore bikwitinya, muri twebwe harimo umusaruro ukomeye cyane, muri twebwe harimo imbaraga nyinshi, harimo ubwenge bwinshi. Umva nibatinyuke kuko ayo mahirwe twarayahawe. Nishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ukuri tumwambariye impumbya ababyeyi, yadukoreye ikintu gikomeye cyane, yiduha amahirwe ngo tuyiyime.